Yakamwana Nzovu Nyagahene mugerageze muhinduke ariko Nyagahene we n'abantu banini abagenda mukarujanga mugenzi wawe murabizi neza yuko abantu banini buri baravunika abantu banini bahura n'ibibazo byinshi ariko mwe kuba ko mutari banini ntago mwabimenya y'umuntu agiye nko mu musarani wallahi kwica guhaguruka inzazi nakazi gatebwo uri kumva noneho n'ugutabaza nyine ukavuza induru noneho ni ibintu bititwa gutera kabariro nabari danje ariko se ngo ubyo bashaka ko tubwira abanyarwanda ndagerageza uko nshoboye nkoresha imbaraga zanjye mfite ntago wahinga umurima rego udafite udashoboye nimba umuntu agwaye umurima ngo uhinge uba ugomba guhinga metero ushoboye ntabwo ugiye kugenda ngo wivunagure uhinga umurima wose wahinga metero ushoboye wahinga ebyiri wahinga imwe wahinga eshanu ni akazi kawe kubera imbaraga zawe ukoresha imbaraga zawe nkeya baguhembayo icyuya ibyo alright turabizi ko mudukurikiye abari mu Rwanda i Kigali mu ntara zose z'u Rwanda n'abari muri Amerika turabizi ko mudukurikiye za Texas za Michigan turabizi ko mudukunda kandi mudukurikira cyane uyu munsi Nekia Channel urabona ko yazanye abatumirwa beza cyane kandi musanzwe mukunda turabizi ko mubakunda mukurikire mu following mu subscribing kuri Nekia Channel uyu munsi turi kumwe na Fils ngewe uri kubabwira ni God Sky OG so reka twongere twakire kandi undi mutumirwa atubwire uko twumve maoni yake karibu. Asante. Okay, nkuko Fils yatangira bivuga Nekia Channel ni channel nziza umuntu yagakurikiye ko bigishaho ibintu bijyanye n'ubuzima na siporo kandi nyine waba munini ubundi waba uri munini waba nanutse siporo ni ingenzi mu buzima. Ubwo rero ndumva nyine nashishikariza abantu gukora subscribe kuri Nekia Channel kugira ngo bige ko kugira ubuzima bwiza. Okay guys, stay and touch. Bakore subscribe bakore kukazogera kugira ngo bazajye babona notification. Ikindi murabizi yuko turi kuri Nekia Channel hanyuma abari kuri Nekia Channel abantu mwese mukora sport hano mu Rwanda icyo nabashishikariza sport ibintu byose bya sport kurikirana Nekia Channel hanyuma unamfollowinga kuri Instagram ni Fils Nyamunini TikTok nawe ni Fils Nyamunini Imana komeza. Wow guys muguma ngaho rero mukomeza ubundi bwo battle guys stay and gain more you see guys akakanya tugiye kwinjira muri battle yacu aho mutabona abantu banini bari kurya tugiye kujya muri battle yacu ya Fils Nyamunini na Mukarujanga. Yes murafana nde muratsinda nde ako rero hagataho numva nshaka gupisa dusuratandukanye mu bice bitandukanye. Happy New Year imyaka 40 Fils yarayujuje ndwaye ntameze fresh bikumwe na Mukarujanga 2025 mu mpinduka nshyashya turi mu Biryogo Nyarugenge niyo wacu navukiye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nizere ko mumeze neza. Ejo n'umuzungu yagize gutya atanyoreza umudari wishima na kweli man. Ndikumwe na Fils Nyamunini umwana wa Kacyiru, ndikumwe na Mukarujanga umwana wa Kicukiro Igikondo. Ndikumwe n'abari mu Rwanda Defense Force RDF polisi y'u Rwanda basoje ariko nanone mbaga ngo happy new amaraso mashya kuri kamera ye muzambaze ibyo kuvuga turi mu mabanki kwa Nyiranuma tunashimira ko President Paul Kagame waduhaye isoko ry'icyerekezo alhamdulillah. Fils kaifa kandi njye kwa President Republika atinyakubahwa mwifurije umwaka mushya muhire w'amata n'ubuki muri mwaka wazareba nk'ukuntu umuntu w'umusitari nka Fils umara akantu k'akamodoka nkajya nigenderamo singenda n'amaguru kubera ubunini bwa kubera umubyibuho wa myaka 40 Fils nta mwana nta n'umugore
nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame umusaza wacu twemera urabona ko umaze kujya mu byibuho munini ukabije ndagusaba imodoka rwose ukankaraga nyakubahwa ibiro 135 150 Mukarujanga umeze neza turimo turarya ipira yo mu biryogo Arangiye gusuhuza ariko hari cyako kamusuhuza Divine none kwa Divine kwa nyina no maho ka Frizo nitanye tunamutwikira ariko kwazi guteka ako murimo murarya mbona nta courage Frizo reka mubwire kagenda nivugira amagambo turaganira nyuma ngiye kureba umuntu usigara ku isahani ase Philippe ngwaza zamura kavurira Mukaruje ibiryo byiza byose uri kubyirira byenda rye ngo ni ikigwari mu kubaza inyama abo Mukarujanga wajango ni minja gwanjaka umuntu uza gusigara kuri bino biryo agatsindwa arabyishyura bisa cyera ngutema bismillah reka mbatema tungutema bismillah mwaka mucyo wagenze neza ariko ngo murashinja umwaka wa 2024 ambaye umugisha Nyagasani Imana ishobora byose ni umwaka wa 2025 uzambaye umugisha Nasuhuza mama Fils na papa Fils Mukarujanga ikigaragara no competition ari butsindwe ntazi kurya uzi gukina filime neza arumva urasobanukira nasobanukiye ariko kijyanye n'imirire ntangihana kandi wahoze umbwira ngo ugiye ngo kurya ngo bazane n'ibindi barabibazo ari panze pereka tukarya katubaza ibintu reka dukurikire umukino Mukaruja shira neza ate ukira peti kamenetse uzagana ndashaka ugize umuntu umwe kuri umwe iyo telefone buretse gato nyana yimbwa muri telefone nyana yimbwa mwene ruzagarira iri muri telefone wirukane tuzana abantu nukushaka undi mukameramani ariko wasanga no barashaka roketi y'amafaranga hara kuri ya telefone ibyo byo ndabyemera rase nutsinzwe Okay, bon appétit. Merci beaucoup. Turashimire abantu bari muri Saudi Arabia, United States, abantu bari mu Budari mu Birigi. Tunashimiye abantu bari muri Amerika. Na media channel hose turahari tumeze neza. Umusiramu ko ari ku Rwanda. Umusiramu. Uri ni umukira wa danje. Unamujya muri okurora. Oya, ntabwo ari umukire. No mukizo no mwita. Uzima batari umukire zo. Ubwo narabona akantu gakonje kangiraho hano. Asura kandi afite amazu yitwa Papa Garina. Papa navutse yadeba ranande. Ako sisi ni Papa Garina twamushuje kuri mikoro no kuri kamera. Ariko agira icyo yibwiriza. Azana akantu k'akaji gakonje. sisi anchovihamu. Agarino arimo arabyumva neza ni umusiramu utari wo kwitirirwa izina. Akazi, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Uzi neza she? Okay, nizere ko mwese mumeze neza aho muri. Ariko please, uno mwaka mse nawurangiye Kicukiro. Kanale Olympic. Yewe mwaka nawurangije. Mu rugo ndi gusenga Nyagasani Allah. Umbwira ati Nyagasani ya Allah. Uzamfashe mbona ibyo ntabonye muri amwaka mbibone muri uyu nguyu. Kandi fize mfite channel mukore subscribe. Ni nyako Sisi kandi. niwo mwaka zakora ubukwe. Wanzu ukande iyo muzi Bantu bangasha. Yende dusakurije. Akura aho twindika mu mufuka dore ni telefone afite yanjye. Ubwira ati we Babylon fisa ari mu kazi. Kuri subscribe. Agase mukanya Sisi ubukwe. Yende kukubaza ibibazo bibiri. Mu nari gusaba Imana nuko Imana izamukorera ubukwe bwiza. Kwema n'umugore mwiza. N'umugore mwiza umukwiriye. Ubwo mfite abagore benshi ariko ndashaka n'ubundi. Urashinga kuba utazi kurongora ariko. Kurongora impamvu. None yambwira ngo fisi ntago ari umugabo n'umugore. Fisi wacima. Ufite amabere y'abagore uri umugore kandi zikuri umugabo. Icyambere cyo ngenda umugabo. Umuntu wese wakana ko nari umugabo ari igitsina gore azaza ampe
kuri ivi na ivi turebe ibyo ari byo wabibaye ntabibasha mukarujanga na fisi mu cyumba cy'amasengesho mukarujanga ni mushiki wanjye ni mushiki wanjye mukaruja ubu mubaye ngo serema nyarwanda wayungukiye n'iki wansubiza iki rero ndi kurya ipirawu iyo utanze bampamagaye mumbwira akantu keza k'ubwenge si ubu si inyungu uzabona akansubiyemo ngakumva neza ntabwo aribyo bibarije mbarize sosiyete nyarwanda kuko mwarabikoze pe turimo turabona kanyombya turimo turabona nzovu turimo turabona yakamwana abo bose niyo mpamvu nyine turi aho ko hari abantu bari butubone inzara ikabica nta kintu bariho natwe turi kurya uzi kwishyurwa uzi kwishyurwa ukanarya kwishyurwa oya kurya ukishyurirwa wariye kurya ukananishyurwa ese wahacindiye ngo sinema ntacyo yamariye baba wacisha barashinjwa kuba barabaragesheje ariko kuri pisi we bande batogesheje bagenzi babo ahubwo mu kiramani ngabone mutezi skobe yaravye ngo kiramani ngaragirizwa ariko twe bya bintu byarambabaje nubwo ari gukuri itangazamakuru skobe ya mutesi uzejo bundi umeze nka yamvura ihinda nikwe wiza uvuga ngo kiramani umwana waraye mu cyumba ati yewe ikintu ngiye kuvuga naza imaza ijyane kuko nayifashe itaraye ikintu ngiye kuvuga n'iki umuntu witwa Scovia Mutesi Scovia Gasabo na Marwa Gasabo uri umubyeyi nkunda uri umubyeyi nkurikirana ibikorwa byawe byose video zawe zose ndazireba kuko ndakwemera respect kabisa ariko akantu ko gukura kemani kunuza ku mugati abakobwa bambaye imenure abakobwa ngo bangoye abakese bambara ubusa impamvu ni content kemani yizaniye Mutesi yarabura kujya kwirukankana ibyihebe n'abanywa rumogi n'abantu batukana ku social media bakajya gukurikirana Kiremani w'umusiramu wimereye neza uri gukora content ziwe umwana ngo azigana ngo Kiremani ngo none ngo afate inkoni ngo ajye kwa rubangura ngo akubite abakobwa ujye mwibuka neza yuko hano turi mu Rwanda ntituri muri Congo ntituri Tanzania ntituri Kenya ntituri Burundi ntituri Uganda turi abanyamurenge ari mu nkambi hano ya Nyabiheke rugendera ku mategeko u Rwanda rwacu rugendera ku mategeko n'abaturage barwo bagendera ku mategeko ni ukuvuga ngo rero kubera ko wenda uri icyamamare uri Scovia twemera tunakunda kubera ko yinitswe ntago wagira gute wakuraho umuvandimwe ngo umuvane ku mugati nurangiza ngo uvuge ngo biba bintu nabi hari umuntu mu Rwanda akoresheje ubukwe bw'amafaranga menshi miliyoni 35 umwana nka Kiremani namwita umwana kuko ndamuruta Kiremani ni umwana kuri njye kuko afite imyaka ngewe 40 urukumva Kiremani imyaka 40 nayo afite 29 na 30 yaruzuza ubwo rero urafata umwana nka Kiremani umuvane mu kazi umuvane kuri content iyo yamwinjirizaga ibiceri none usibye nawe wenyine yinjirizaga ibiceri y'abandi babakobwa n'igihugu urumva icyambere cyo uzaba wirukanye babakozi yakoreshaga uzaba wirukanye abamweritingira uzaba wirukanye abantu bose rwose ni ukuri kw'Imana ntabwo abayeho neza si nk'ibyo se siyamuzamu baye nyindi bane ntabwo Scovia turakubaha turakomera ngenda gukunda kabisa respect ariko rwose iryo jambo nushaka uzavuga ko nushaka uzivuguruze cyangwa se urebe uzima ingamba ufata mu byubahiro byawe ariko rwose hoya akomeza twereka amakuru yo muri M26 na iki ni ikindi kinamukundiye wa mubyeyi kujya muri M23 akagenda akavugisha umukuru wa M23 nta wundi muntu n'umwe w'umunyarwanda wari wambuka ngo ajye muri M23 akajya ni Bugande ukuri igisirikare cy'Ubuganda akamugana ikindi
kintu nkundira Scovia kuba atugeraho abandi bantu batagera akaba yagenda akavugisha na perezida wacu wenda ngewe nshobora guhura na perezida wenda ndi nko kwamamaza cyangwa mubonye oya ndi kwamamaza perezida nshaka kumubona kuko mba ndi kumwamamaza umusaza wacu ariko wowe urayigira neza mukaganira ugafata mikoro n'agafata mikoro ukamubwira ukamubaza ibibazo ukamubwira nyine ibintu rero ngewe sinyamvumbira muvumbi kumuvumba uvamo wowe ntago wabona ibiryo bibishye cyane ngo ngewe mbirya mbimare muteka nyine ngo turi kuganira buri wese wowe wanzanye nyiri resitora wabitetse wabyaruye wagiye kubihanya kuvuna umuheto niwabyishyuye uza koza amasahani n'amasaka n'uwogeje amasahani wogeje amasahani we numvishe iriya nyama iryoshye icyakoze ikintu kiryoshye muri ibi biryo ni inyama n'urusenda n'igitunguru wampaye inyama igitunguru n'inuzi ubufisi n'akaresi abantu udushyimbo ni bimwe by'i Burundi nabyumvise aya ni i Burundi nabiryaga ahantu bita mu Buyenzi ni bimwe bisuza abarundi barakennye ariko twese n'abanyarwanda barakennye reka mubwire ikintu umwaka washize ntazibagirwa sibyo urumva abantu bari mu nkambi ya Nyabireke abanyamurenge umuntu ukuri inkambi ya Nyabireke zamugera zangarama wa mugabo wamfuza amasaha 7 ko Imana izakumere uri gukora idashira yewe by'umwihariko ndasuhuza abanyamurenge kuko ndabakunda cyane oya abari muri Amerika n'abari ku isi hose abanyamurenge ndabakunda cyane kandi nkakunda n'abanyarwanda muri rusange nkakunda abarundi muri Burundi ndabasuhuje abari hanze namwe abadiaspora muherereye muri Amerika muri diaspora 6 abaherereye mu bihugu byose hari n'umugore wanjye wabaga i Burundi nawe twajyaga turya ivi dukora ivi na ivi ndagusuhuje n'uwari iki kiganiro wumve yuko uri ku mutima none se Mukaruja iri jambo mbwira Kanyombya na nyina wa Mbogo arimo arashinjwa kuba Jone nabonye ikiganiro kinyara gahinda ariko reka gende mbisabira ikintu kimwe sibyo hari abanyamakuru bagiye batandukanye sibyo ariko twese ntabwo turi beza hari abanyamakuru bamukoresha ikiganiro kimusenya kitamwubaka kimusenya kitanamwubaka nyina Mbogo yitware gute muri no mwaka twinjiye mu biganiro marakora mama w'abana bagaye babiri urumva n'umugabo we urumva bakimisagara yitware gute ni ikihe kintu yamukoresheje kimwe amagambo asenya umuntu atamwubaka nese nyine ko ariko mwatwereye yewe uzaga urandebeshaho kamera ikintu cya mbere ngewe mbashije kuvuga cya mbere na mbere dutangira uyu mwaka niyamye inzererezi z'abanyamakuru zitingiye ubunyamakuru zitari izinyamwuga abanyamakuru mutari abanyamwuga muri abakaritasi ikindi mujye mukora ibintu muzi neza ntugasindisha umuntu ngo numara kumusindisha umuvugisha amangambura ugenda ubyapulodinga ejo cyangwa ejo bundi bimuviramo ibintu bibi urukumva bamufunga cyangwa bakora ikindi kintu ni ukuri kw'Imana ikintu babwisha ukuri abanyamakuru namwe muzi ko muri ab'umwuga muri abanyamwuga kabisa respect ndabemera kandi ndabubaha hanyuma ubwo bunyamakuru rero bwo kuri YouTube bumwe na bumwe kuko abanyamakuru bose bo kuri YouTube ni inzererezi zo kuri YouTube izi nzererezi zigenda zigavugisha abantu amangambura zigatuma abantu reba nk'umuntu w'umumama nka nyina wa Mbogo w'imyaka 50 nawe igabanyiriza iki se gihe afite 40 afite 50 afite 48 batari 9
Nzovu afite 50 na urumva ko turi kugenda zurira gute tuba mu rubyiruko ubwo rero mwishaka kudufata wenda n'urugero wenda usibye ko ngiye maze kwibuka afite udufaranga alhamdulillah rabbil alamin ngo mushake gufata nyina wambogo kubera ko wenda kubera wenda yaburaye cyangwa se shonje ngo mushake kumukoresha ibintu bitari iby'agaciro afite abana babiri ejo abana bazamubone mwamukoresha ibintu by'umugoryi mwambesire bicucu gusa die Mukaruja reka dushime idiyo Mukaruja turabigaruka mwaradushimishije mu mwaka 2025 murakomeza muradushimisha urumva ntawe uzibagirwa Nzovu ntawe uzibagirwa Mukajanga ntawe uzibagirwa Fils ntawe uzibagirwa Kanyonga ntawe abaza bose ibyo bakora byose baje mu mudiro baje mu itako ryanyu sibyo baje mwaraharukiga mwanacyerekanye ase birakwiye ko mwebwe aho mugeze aka kanya nabi bikoresho by'abita abanyamakuru urumva cyangwa abo bari byo babaye ngo bacuruze ubwo twaje muri kavuze turimo tuririye turimo turanaganira sibyo nimwe no bati umwaka mushya ahubwo ati uribuka iki mu myaka yahise twagaruka ku banyamakuru bawufata wenda wowe ntabwo nakuvugaho urumva ariko nawe urabizi byinshi byagiye biza mu mihanda sibyo ariko ntabwo hazava izina ryitwa Mukarujanga ntabwo ryava birakwiye ko mwakoreshwa ibidashoboka urumva bitewe n'ubuzima mubayemo ibidashobokanye ubwo ntabwo mba numva ibyo ari byo turi abakinnyi first of all sibyo umuntu ashobora kukujyana muri role wenda abandi bazabona ko bazabyita ukundi ariko niba turi abakinnyi role wemerewe kuyikina bitewe nyine n'inyungu uyibonamo ntabwo ngewe wambwira ngo kuki wakoze ibi kandi ndi umu actrice n'ubu niba nshobora kubikora ndi kwakitinga ntaho ngewe ntandukanyiriza kuba nakora ikiganiro no gukina muvi ko n'ubundi amagambo tuvuga mu biganiro akenshi ntabwo ngiye guca abantu intege ariko hari igihe uvuga ibintu bitewe n'ukuntu wabyutse ntabwo uriya aba ari uwo ari wowe nta nubwo kuba ariko kuri kwawe ngewe niko mbifata so rero ndimbati ntiyakinnye yambaye ijipo birahitinga muri filime buriya ndimbati yaza kuba ari umuntu w'umukene iriya boro yari kumushyira hasi ariko kuko ari umuntu ufite amafaranga muhita mubona nta birenze nyina mbuga agize akantu kose akora mwabona ko ari inzara yakamukoresheje kandi arakitinga ntabwo numva ikintu wambwira ngo ntigishoboka ku mukinnyi wa filime icyo tugaruka kuri aho ngaho nuko nye nagwa Skiribu TV ibyo ugomba kwagitinga murumva musenya wowe ku giti cyawe ukura umunyabwenge sibyo utekereza kabiri birashoboka sibyo bavuga ati ibyo nkurisha ntabwo ndi bubivugeho sibyo ariko najya kwa Fils cyangwa kwa Isa cyangwa kwa Kanyombe kubera no muri birabanje kubw'indi hatunaniye sibyo kwera gushaka rero by'abana byo nakubwira kagira gute bikakuroha ntabwo wumvishe umuntu wakati imyaka 5 avuga ngo yanyweye amaraso ya Pastor Theogene wari wategura urupfu rwe sari mageragere si twega abanyamakuru zo twabigizemo uruhare ubusaka kanya ahantu ari reba kubera amafaranga 5 bamuhaye none si ubwo ngugumva umunyamakuru ko nyine abo bantu bamugana wa Fez abo ni ingegere ni ukuri nyine njya mbibona niba sinzi hari n'abantu ngo bakeneye kumenyekana cyane ku buryo bakora ibintu ubona ko bitagakwiye kuba public nta kintu byigisha nta n'icyo bimarira abanyarwanda muri rusange ndamuzi Jackie yaje muri content ngiye umuntu amukoresha ikiganiro bwa mbere inshuro nyinshi sibyo ageze umuntu waramubwira tugira ngo Jackie wowe wamamare ugiye kwambara ubusa igitsina cya gishyiraho isume isa gutya na gutya n'amabere urumva iyi foto ishyira kuri Twitter ahitaba ikimenya bose none wazi imihanda avuga ibya bintu byose yisanye yagize gute yasangaye kubera iki itangaza makuru natwe ubwacu by'abanyamakuru ntabwo turi neza nanjye nisakoroshe iragukiza ibyo rwose Jackie ni inshuti yanjye ndamwishe iragukiza byararangiye yavuye imihanda cyo mu mutwe yavuye imihanda kuko ameze neza nabonye yagiye kwa Pastor Minyoni rwose ejo yarakiri ni amakuru ya Bero ariko ari kwisama wasanga
ari kwisoma wese wasandaye ariko ikintu njye navuga kuri Jackie uko Jackie yari afite ikintu kimeze nk'ihungabana cyangwa se nyine afite n'ibintu nyine bimupushinga depresiyo ako ikintu nemera ni uko umuntu wese yahinduka urumva ariko icyo nzi cyo ni uko nyine yahindutse kandi Imana ishimwe kandi yimereye neza rwose ahubwo ikintu nasaba YouTube niwe akajya bamuganira bamwihorera yiturize. Turashoje intego ya 2025 kuri wowe ufite channel ufite byinshi biteje n'imbere tutavugira hano ngenda bizi turi inshuti uno mwaka ku itariki ya 20 ariko ujane imyaka 40 nizinga Nujije mabari ntabwo bari bari bahirisha muri kore nta kibazo nujije umwaka ku itariki 25 z'ukwa 12 nibwo nari mfite kuri Noheli imyaka 40 bisi abantu bose barakwifuriza gushaka ukagera umwana kuko uri murabyinuvamo intego ya 2025 kuri Fils nyamukuru ni intego yanjye ya 2025 ni ukurongora abagore benshi banabyara abana benshi hanyuma nkanywa n'icupa ryinshi. Ntabwo n'inzoga dusobanurira icupa ntabwo n'inzoga ntabwo ujya ukabona ndabizi ugiye pfa kuba navuze icupa ntabwo nigeze mvuga inzoga. Hanyuma ikindi nkagerageza gutera imbere kandi cyane kandi ikindi nkambara neza nkasa neza kandi ikindi sinjye ku ma YouTube channel ariyo yose mbonye izo nizo ntego zanjye kandi nkatera imbere nyine bigaragarira buri muntu wese. Mukarujanga n'umama w'abana babiri n'umutware aracyari Mukaruja ashinzwe kuba barashatswe n'umugabo w'umwana muracyari kumwe cyangwa byararangiye umwana asabaho ariko ubundi uzi Ikinyarwanda umugabo yabaye umugabo okay washinzwaga kuba warashatswe n'umugabo ukiri mutoya zimeze bitwaye ibyo ni byiza uzi kuba ukuze ugashaka umugabo ukiri mutoya aragusazura gukorera ibintu nta myaka rugiye ahandi agerayo neza ibyumba byose atangiye kandi aho nta makuru yabo agasasa akaba igikoresho cye agakora neza ukabona intego zifite kugaruka imihanda wayigarutsemo urazwa no refresh na utakoze iyi ntego ufite muri uno mwaka dutangiye nanakwifuriza kuzagira umwaka mushya muhire amata n'ubuki kuzongera ugatera imbere Imana izakurinde kuba nyagahene kuko abantu bajya muri Sodoma hisi abo ndashaka ari ikintu ari mama bivuze abantu batatu harimo yakamwana harimo metero nzovu na nyagahene barambwa ati siyaka buri inshuti yacu nta n'ikibazo cyabo ariko iyo ugiye kuri Sodoma uzi ufite umwaka w'imyaka 2 Sodoma ari igikondo muri Zandani koko se ucyonswe nuko nzi ko umuntu yitwa yarananiranye niwe basitari ba mbere b'abarezi mu Rwanda bahinduke bavandimwe murabizi ndabakunda yakamwana nzovu nyagahene mugerageze muhinduke ariko nyagahene we yagiye ku murongo ndanamushimira cyane by'umwihariko kuba nyagahene arabaye umuntu w'umugabo ugafata icyemezo ukavuga ati reka njye mu kazi ku bwa Kiramani na nawe namushimira Imana imuha umugisha kuba nawe yarafashe umwanzuro akazamura nyagahene. Kigaragara rero iyi competition twari turimo yo kurya buri wese yatsinzwe Ruzagara turahemba igikombe turabita ibigwari abaki twebwe rero buriya ntuzapfe ntuzicwe no guturika ngo ni ukubera ibiryo bihoraho ni nk'abantu banywa inzoga ntibarangize kunywa inzoga zihoraho wisinda ngo gukurikizaho buri wese n'ikazi ya fanta kandi mukayimara twerekeje Fils tugiye igikondo aho bita Cafe Rwampa iranganishe imiryango yabuze ababo ejo bundi abantu bagera muri 6 bitabye Imana ibakire mu bayo kandi kunafu izarika trimawuti buri kiremwa cyose kizabonza ku rupfu mwihangane kandi yari yose bismillahirrahmanirrahim reka ngushimire urakoze cyane kabjanga reka ngushimire
reka natwe twese turashimira batandukanye mu bice bigiye bitandukanye sibanganya inkuta Nyagatanga isa na miti bakurikira uramamagaye uzagayura amajwi n'amashusho niba bikurikiranaga no tujye kubana muri uno mwaka mushya baba YouTube turaje Imana bari